Bakundwa bana b'Imana nzima, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Ni kubagaho ni mpuruza, ndabahuruje namwe muhuruza abandi, ababyeyi, abagabo, abasore, inkumi, twese ariko cyane cyane birareba ababyeyi babyara abantu. Bakundwa bana b'Imana ihoraho, iyi ni impuruza yihutirwa y'amasengesho y'iminsi 3 twategetswe gusenga kuva ku wa gatanu, ku wa gatandatu, ku cyumweru, n'amasengesho y'iminsi 3 kuva 27, 28, 29. Aya ni amasengesho y'impuruza, n'amasengesho yo gutabaza no gutabariza urubyaro rwacu, ari abafite abana babyaye bagiye ku bise, ari n'abatabafite ariko bafite ababo babafite, n'abo ngabo batabafite bashobora gushyirwaho umutwaro bagahishurirwa nibura gatoya k'ibirimo kuba muri iyi si, cyane cyane muri ibihugu byacu, cyane cyane mu Rwanda, kuko uru ni ururimi rwumvwa n'Abanyarwanda n'Abarundi. Iyi ni impuruza ndabatumiye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. This way, fasha hasi ibindi byose wibwiraga, kuko urasumbirijwe, urugarijwe nubwo utabizi, ariko abatabizi nabo bazicwa nyine no kuba batabizi. Kandi Hoseya 4:6, ijambo ry'Imana ritubwira neza ko ubwoko bwayo bwishwe no kutagira ubwenge no kutamenya. Ubwenge ni Kristo, no kumenya ni Kristo. Ati rero ubwo nta bwenge mufite, ubwo nta bwenge ufite, nanjye nta hantu mpurira nawe, n'ikimenyimenyi bizanambabaza, nawe abana bawe nzabirengagiza, kuko nanjye bwenge unyanze. Rero bene data, iyi ni impuruza kandi murasabwa kuyitabira. Iyi ni impuruza. Bakundwa bana b'Imana ihoraho, ndagutumiye wowe ufite igishyika, wowe wumva koko byari byagutindiye, kuko n'udafite amaso mazima, udafite amatwi mazima, aho bigeze hari ikintu cyakumva kivumagatanije muri we. Ciye bugufi rero imbere y'Imana Data wa twese, imbere y'umwana we umucunguzi wanjye Yesu Kristo, imbere yawe Mwuka Wera, nshiye bugufi cyane. Bene data, ndi mu kababaro, ndi mu gahinda. Burya umuntu agira agahinda afite impamvu, ntawe upfa kuvuga ngo ufite agahinda gusa. Nabuze umuvandimwe Pastor Claude, nabuze umuvandimwe, nabuze inshuti,
ya nimvuga ntya wumve ngo ntabwo ari ibi bisanzwe. Twarabanye, twarasenganye, twarasangiye, twarabanye. Nta kintu rero kindi mfite cyo kubwira Aline, ntacyo. Ndimo kumva nta magambo mfite yo kubwira Aline. Nukuri hari amagambo tumenyera twese twaramenyereye mu gifaransa ngo ni condoléance, mu cyongereza ngo ni condoléances, mu kinyarwanda ngo ihangane, mbese twifatanije nawe. Ariko umubabaro, agahinda ko gupfusha, ugapfusha muri buriya buryo, ndumva uretse shitani n'abambari be, ariko abandi cyane cyane ababyeyi, yego cyane cyane ababyeyi, ntabwo ndi bubirambure ngo mbivugeho, ariko amasengesho ababyeyi bagiye ku gise bakababwira ngo pusa, sunika, umwana yaje, sunika, bakavuga ngo byaye umwana w'umuhungu yitwa gutya. Abo niba nta kintu cyagukubita ku bwa Aline, niba nta kintu ushobora guhungabanaho, ubwo ndavugana n'abamuzi, ndavugana n'abazi Pastor Claude witabye Imana i Lyon, niho yarari, niho yakoreraga n'umurimo w'Imana. Ndavugana n'abazi Aline, ndavugana n'abahishuwe, abo twatangiranye mu 2014 na 5 na 6, twakomezanyije 2019, hanyuma twakomezanyije. Ndavugana n'abahishuwe aho bari hose, uwishuwe wo muri kiriya gihe kugeza ubu ngubu. Aline aramuzi. Aline yapfushije umugabo, ariwe mukozi w'Imana Pastor Claude. Ibindi ntabwo mzinjiramo. Aline sinzi niba wibuka ibyo twajyaga tuganira, tuvuga ku by'urugamba, kurwana. Ubu ngubu nta yandi magambo mfite nakubwira, gusa rimwe ryo ntabwo ndi buryihanganire, ririya twese tuzi, ariko rizana imbaraga muri wowe, rizura ibyiringiro, rikongerere kwizera we, kubera ko wowe ugihari, ugihumeka. Niyo mpamvu Imana iryohereje mu bugingo bwawe, mu bugingo rigende rijye mu bugingo, ngo abakunda Imana, kuko ntuzayivaho, ntabwo ushobora kuyivaho. Ibintu byose ngo bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Kukubwira ibi muri iki gihe, abanyamubiri baravuze bati, avuga siza mubwiye ni ibiki, ariko we aho ari, kandi nzi ko ari bubyumve, arumva icyo mubwiye. Komera, komera, iki ni igihe rero noneho cyo guhagarara no gukomera, kandi ndagukomeje mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ijuru rigusure, ijuru risura umuryango wose, ijuru risura abizera, ijuru risura abakunda Imana, ijuru risure abakizera ko Yesu Kristo ari umwami ibihe bidashira. Ijuru risure uyu muryango mugari wa Aline na Claude, umuryango mugari w'abana b'Imana, w'abakijijwe, w'abakristo. Rero nta kintu mfite nakubwira uretse kukubwira ngo komera, ku bakunda Imana, buriya uzaba ureba icyo Imana izabibyazamo. Kubera ko niba Imana Uwiteka yarihanganiye urupfu rw'umwana wayo Yesu Kristo, ibi ndabikubwira mbihagazeho, ikemera agapfa ku musaraba, ndetse nuko byagenze kose, ikabireba ikabireka, kuko yari ifite ikigamije imbere. No kuri urupfu rwa Claude narwo ndizera ko hari ikizavamo. Rero komera. Ubu ntabwo ukiri intwari, ahubwo winjiye mu rwego rw'intwarane. Nicyo nsaba niba gutonyo, niba urwakaye, kemera ku nicyo nsaba.
bakundwa n'umwami wacu Yesu Kristo, bana b'Imana, ndagira ngo ndangirize kuri iki kintu gikomeye. Ni icyorezo kiri mu isi hose, ni mu isi hose, ntabwo ari mu banyarwanda gusa, si mu barundi gusa, si mu banyekongo gusa, si mu bahorandi gusa, nabo umunwa wabo Imana ibababarire. Rero isi gukora kwa Satani aho bigeze isi, abantu bose, hafi ya bose, mvuze bose, ndavamo n'abandi nshize mu bwinshi kubera isi abadayimoni bayirimo bakorera mu bantu n'imyuka mibi ikorera mu bantu. Bakunda kwamamaza inkuru mbi, bakunda gushyekerwa mu nkuru mbi, bakunda kumva baryohewe no kuvuga kanaka yapfuye, rero amaze gupfa yapfuye, akabivuga ariko wumva ajubila nk'aho akubwiye ati umwana yatsindiye kujya muri universite ya California ntuza Harvard, yabonye 80. Ntabwo byashobora kubikubwira, ahubwo umuntu yapfuye, ngo yapfakaye, umuntu yasambanye, babonye pornography, babonye amafoto ye asambana, batanye, inkuru mbi gusa. Wowe n'imyuka irimo kuzerera mu bantu. Abambikira mujye mwitonda cyane, mujye mwitonda. Gupfa turi mu isi, nibwo buzima nyine, gupfa nibwo buzima bwa buri wese. Ariko kugira ngo umbikire, ujye ubanza usenge Imana ikuzuzemo urukundo rw'ibyo ugiye gukora. Abantu bakavuga batazi, ntibazi Claude, ntibazi, ariko buri wese akagira version ye, kubera ko ni ikintu kibi, ni inkuru mbi, ni ibintu bishengura umutima. Ni ukuvuga rero bene badayimoni rero bakunda gushenguza umutima abantu. Rero wowe ushenguza umutima abantu, nawe wawe uzawushengura. Niko bimeze bakundwa. Ako karakanyuzemo kwari kugira ngo ngire icyo mvuga kuri Aline na Claude na Kenny, yego n'umuryango wose, abana bose, abavandimwe n'inshuti, umuryango w'abizera. Dukomerere mu mwami. Ejo ni wowe, ejo ni jye, ejo ni wowe, ejo ni ya. Niyo mpamvu tugomba guhora twiteguye. Rahira tugomba guhora twiteguye. Buri wese agomba guhora yiteguye ibi bibaye. Wishekerwa no kubyamamaza no kubivuga uzogeza, nta kantu kimpuhwe namba ufite, kubera ko abantu baranduye, abantu barabaye nabi. Ariko icyo usabwa ni ukwihana, ni ukwitunganya, ni ukuvanamo ibyo bikurimo, ni ukwitunganya n'Imana. Kuko ejo ni wowe, ejo ni jye, ndakubwira nibwira. Ngiye buri gihe ubutumwa mba mvuga, iyo ibintu bivuye mu kanwa kanjye, nijye bibanza kubwira, nijye bibanza kugorora, nibyo. Ariko hari icyo ntakwemera, gushimishwa nuko umuntu yapfuye. Umva, niyo yaba yaranyiciye, niyo yaba yarankoreye iki, ako kanya bitanumva ko agiye he, bigenze bite. Nuko bimeze, n'umwuka wera biremye muri jye, niko bimeze. Kandi kugira ngo nzakubwire iyo nkuru, kuko mbanza uko ibiri kumerere, ngomba kubanza nanone kugira amakenga no kureba no gushaka uburyo nayikubwiramo. Kuko ntabwo ngewe nshyushye inkuru mbi, ahubwo nshyushye nziza kugira ngo zubake. Ihane rero ndatumira ababyeyi aho bari hose ku isi, nawe utumira abandi. Aya masengesho turayinjiramo 26, 27, 28 na 29, ni kuwa gatandatu no ku cyumweru. Tuzaba tuyatangira 3 z'ijoro, isaha ya Burundi, Rwanda, Kongo, natwe Burayi. Ntabwo isaha yari yahinduka. Yemwe nimuze mwumve noneho akanwa, nimuze mwumve akakanwa k'ubuhanuzi
nimuze mwumve uko tugomba gusenga, nimuze mwumve uko ibintu byapfuye byacuramye tugomba kubicurura, nimuze mwumve. Ndizera ko abahishuwe bazaba bari ku ntebe ya mbere. Bakundwa, ndabakangurira kandi kuzaba muri benshi live, kuba benshi live. Narabasobanuriye, iyo uri live ufata les prémices, uganura ibikiri frais. Nubwo ijambo ry'Imana rihora ririshya, ariko ndakubwiye ngo live izakugirira umumaro kuruta kuzabyumva nyuma byarangiye, kuko live tuzaba turi kumwe kandi nayo mavuta, ayo mavuta azaba arimo gukora, kandi ni amavuta yo mu rundi rwego, ni amavuta yazamutse cyane, kuko tugiye kureba ukuntu twabicuritse n'ukuntu tugomba kubicurura kugira ngo tugire icyo turokora. Bakundwa, nongeye kubatumira, ni ukuri ndahuruje, nawe uhuruze, n'undahuruze, duhuruze, muhuruze, bahuruze, kugira ngo tuzabe turi kumwe ku wa gatanu saa 3 z'ijoro isaha y'Iburayi no mu biyaga bigari. Munyarwandakazi, murundikazi, munyekongokazi uvuga Ikinyarwanda, nawe utuye Buganda cyangwa ahandi hose mu isi, murararitswe muri aya masengesho. Ndakwinginze ntuzaze ufite ibindi urimo gukora kugira ngo utazihemukira. Ubitegure mbere, uvuga uti ku wa gatanu, ku wa gatandatu, ku cyumweru ni iminsi nanjye Mana ndi kubwa nawe mu izina rya Yesu. Dore mfite abana hamwe barananiye, bandi sinzi ibyo ari byo, nanjye ubwanjye ntabwo ndatungana neza. Yego rwose ni ukuri. Ni ngaho ufata iminsi 3 y'amasengesho. Urakoze Mwuka Wera. Iminsi 3 y'amasengesho, ndetse bigushobokeye, nibigushobokera uzafungure nimugoroba, ariko ku wa gatanu ntuzagire, uzitegure, ucomeke n'umwuka kugira ngo uze kwakira iby'Imana yaguteguriye. Subiyemo ngo iby'Imana yaguteguriye. Ndizera ko abahishuwe bazaba bicaye ku ntebe y'imbere. Rero Imana ibaho umugisha. Nari mboneyeho gukomeza umuryango wa mwene data Aline na Pastor Claude witabye Imana, umutware we. Yesu abafitiye imigambi myiza. Yes, abafitiye imigambi myiza. Abana n'aba Yesu. Bakundwa, yari bwari ubutumwa bugufi bwo kugira ngo mbatumire, mbahuruze, hanyuma ngire n'icyo mvuga mbwira mwene data Aline. Yes, reka nsenge. Uwera wa Isirayeli, data wa twese, muremyi w'ibiboneka n'ibitaboneka, Uwiteka Nyiringabo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, umwana wawe n'umucunguzi, nanone nshiye bugufi imbere yawe rwose. Nshiye bugufi imbere yawe kandi nukuri
mfite ikintu cy'umubabaro ndibuka ku cyumweru amagambo wambwiye iby'aya masengesho y'iminsi 3 ku cyumweru nibwo wayambwiye. Ku wa mbere numva inkuru y'inshamugongo. Data, hari impamvu iteka iyo wemeye ibintu haba hari impamvu. Uko niko bimeze. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo, ni wowe nsaba ngo ukomeze arine komeza abana nabonye bavuka nkabona bakura. Yesu Kristo mwana w'Imana, nkomerereza uyu muryango. Ndagusabye, amahoro yawe ashobora kubitunganya byose. Imbaraga zawe zishobora kunesha ibihaguruka byose. Mu izina rya Yesu Kristo asenga ngo ukomeze mwenda atari, mukomereze mu buntu bwawe, mukomeze cyane. Ntabwo byoroshye, ntibyoroheye umwana w'umuntu. Niyo mpamvu mbigushyize mu maboko. Sengera umuryango wose kugira ngo uwukomeze. Ibihaguruka byose ubyitse mu izina rya Yesu Kristo. Byose bwike mu izina rya Yesu Kristo. Byishyira hejuru byose ukubite hasi. Izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Komeza umuryango. Mwami, ndabizi hari ugupfusha no gupfusha, ariko byose nta kikwisoba, ntacyo utangara ngo wayiwe ngo hari aho wari ugiye. Urabizi byose. Nongeye mbigushyize mu maboko, ngushyize mu maboko umuryango wose n'imiryango yacu yose. Ndayikuragije Data. Urakoze utanze amahoro, wongereye ibyiringiro. Ahubwo ko ibi bibera Kabarore. Buri wese uri mu manjwe, buri wese warebaga hirya no hino, buri wese utari utunganye, ibi bibaye bimubere akabarore. Garura umutima wowe, garuka kugira ngo utazabura ubugingo buhoraho. Urakoze Data. Ndagushimiye ko ni wowe se w'imfubyi, ni wowe mugabo w'abapfakazi, ni wowe nabonye imyaka yose irenga 30. Narakubonye nyine, narakubonye nta mushahara w'umuntu, narakubonye. Mwami, narakubonye usubizamo imbaraga, narakubonye umpoza, narakubonye undundarunda, narakubonye uneturura mu bantu. Ndabisabira mwene Data Aline, Mwami, icyubahiro ni cyawe cyose mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Urakoze ko wumvise gusenga nsengero uyu muryango. Amen. Urakoze Mwami. Urakoze Mwami. Urakoze Yesu. Ndagushimiye kuri umwami mwiza. Ndagushimiye Mwami. Ndagushimiye kuri Imana. Shimwa Yesu. Haleluya. Bene Data bakundwa, rero ejo binkundiye nakongera tukagira icyo tuvugana none mu minota 10-15 gusa kugeza ku wa gatanu dutangira. Nongeye kubibutsa ko amasengesho y'iminsi 3 tuzatangira 27, 8, 9 ni ku wa gatanu 3. Haleluya z'ijoro i Burayi no mu biyaga bigari. Yesu aduhana umugisha.